Muraho neza nshuti zanjye, ni Arisho ya TV show n'ubundi ngarutse mu kiganiro. Niba mukobwa wanyu ndi kumabwira ku masomo ajyanye no kwita ku bana. N'uyu munsi rero ndashaka kubabwira ku kintu gikomeye cyane mu muryango kandi cy'ingenzi. Hari abantu cyangwa se hari ababyeyi benshi bakora ibintu babikuye no ku mutima rwose, rimwe na rimwe baba batekereza yuko ari bifasha abana babo, ariko ugasanga ahubwo nibibahungabanya. Ni ukuvuga ngo rero niba uri umubyeyi cyangwa se witegura kuba we, iyi video ni yawe, yirebe kugeza kumera zayo kugira ngo ubashe kumenya neza ibyo udakwiriye gukorera umwana wawe. Ntiwibagirwe kandi gukanda subscribe ndetse urayikinge, ndetse uze gusharinga n'inshuti zawe kugira ngo turusheho gusangira aya makuru. Ntiwibagirwe no kwandika comment ku kindi gitekerezo wumva wifuza ko twavugaho. Murakoze cyane rero. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ku bintu 7 ababyeyi bakora batekereza ko ari bifasha abana babo nyamara atari byo. Reka dutangire rero. Turatangirana n'ikintu cya mbere ababyeyi bakorera abana babo. Mu by'ukuri iki kintu ababyeyi benshi bakunze kugikora bazi ko kiri bufasha abana, ariko mu by'ukuri si ikintu cyiza. Gutanga amafaranga aho gutanga umwanya. Kuvuga ababyeyi benshi bajya batekereza ko iyo umwana amukeneye akamuha amafaranga aba akemuye byose. Nyamara ndagira ngo mbabwire ko umwana adakeneye amafaranga, ahubwo ngiye kubabwira ibintu 3 umwana akenera ku mubyeyi. Ikintu cya mbere umwana akenera ni umwanya. Ikindi cya kabiri ni ukumwumva, kumutega amatwi. Iyo umwana abonye umutega amatwi arishima kandi akanezerwa. Ikindi cya gatatu ni kumuganiriza. Kuvuga ngo umwana abonye mama we cyangwa se papa we arimo muganiriza bimutera akanyamuneza, bityo bigatuma yumva ameze neza rwose. Amafaranga rero rwose pe ni ingenzi, ariko nta na rimwe amafaranga azigera asimbura urukundo, ndetse nta na rimwe amafaranga azigera asimbura igihe cy'umubyeyi ku mwana. Icyo cyari cyambere. Ikintu cya kabiri, guhora bemera ibyo umwana ashaka byose. Ikintu ababyeyi bakunda kugikora, nyamara babazi ngo ni byiza. Hari igihe usanga umubyeyi avuga ati sinshaka ko umwana wanjye ababara nkuko nanjye nababaye, bityo rero bigatuma amwemerera buri kintu cyose amubwiye. Ariko guhora wemerera byose si uburere bwiza ku mwana. Ahubwo umwana akeneye iki? Akeneye imbibi, kumenya aho agarukira, kumenya ibyo asaba, kumenya ibyo yemerewe guhabwa n'ibyo atagomba guhabwa. Kuvuga ngo umwana akeneye kumenya ijambo oya ndetse n'icyo risobanuye. Twagiye ku kintu cya gatatu, gukubita mu izina ry'uburere. Ni kuvuga ngo hari ababyeyi bavuga ngo njyewe narakubiswe kandi narakuze. Yego rwose warakuze, ariko se ndagira ngo mubaze, ibikomere byo ku mutima wagize warabikize? Icyo kibazo nubasha kugisubiza uraba ungiriye neza. Kuvuga ngo uburere bwiza ku mwana ni ukumuyobora, ni ukumusobanurira ndetse no kumwigisha. Ubwo nibwo burere bwiza umwana akeneye. Ni ukuri ndagira ngo umenye neza ko gukubita no gutera ubwoba umwana atari uburere bwiza. Ikintu cya kane ni ukutumva igitekerezo cy'umwana. Ibyo bintu ababyeyi turabigira akenshi, ukaza unaniwe, ukaza ufite stress, umwana yakuganiriza akaga kumusubiza, yakubwira ikintu mbese ugasa nkaho utabyitayeho. Umwana ashobora kuvuga ati ndababaye, warangiza ntushake kumenya se ni igiki cyamubabaje, ahubwo ugatumubwira ngo ceceka. Ijambo ceceka ni ribi, kuko iryo jambo rituma umwana aceceka ubuzima bwe bwose, ntuzigere wumva igitekerezo kimubamo. Rero niba ugikora iryo kosa, ndakwinginze ntuzongere, ahubwo wige ubundi buryo bushya bwo kubana n'umwana. Ikintu cya gatanu, guhisha ukuri ngo atitera agahinda. Hari igihe ukuri kubabaza pe, nibyo, ariko umwana akeneye kumenya ukuri kujyanye n'imyaka agezemo. Ibyo bintu ndongera mbisubiremo, umwana akeneye kumenya ukuri kujyanye n'imyaka agezemo kugira ngo akure azi guhangana n'ubuzima. Icyo kintu nacyo ni ingenzi. Buri cyiciro cy'umwana uba ukwiye kumusobanurira ibyo akwiye cyangwa se ibyo ashaka kumenya. Ikintu cya gatandatu, guhatira umwana inzozi z'ababyeyi be. Ni kuvuga ngo ugasanga umubyeyi yakuze yifuza kuzaba umuganga cyangwa se kuzaba pilot, hanyuma akajya ahora abwira umwana we ngo ngwiga ahubwo ngo kugira ngo uzabe muganga, kuko nanjye nibyo nakuze nkunda. Nyamara sibyo, ahubwo ibyo ngira ngo mumenyeho muri uyu munsi cyangwa se muri iki kiganiro, menya neza gufasha umwana kuvumbura ibyo ashoboye, kuvumbura ibyo yashobora gukora, pana kumuhatira
ibyo wowe wagombaga gukora kandi utigeze ukora. Uburezi bwiza no gufasha umwana rwose kuvumbura icyo ashobora gukora. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma, kutigisha umwana inshingano. Babyeyi twongere twumvikane, iyo uhora ukorera umwana buri kintu cyose, niyo akuze ategereza umuntu uzaza kumukorera bya bindi. Tuvuge kwambara, kwisiga, gutunganya ibikoresho bye, ibyo ni ibintu ukwiriye kumwigisha kumenya kubikora ubwe ku giti cye. Ni ukuri iyo akuze afite inshingano cyangwa se hari ibyo azi gukora biramufasha mu buzima. Ndagira ngo umenye neza ko umwana akwiriye kumenya inshingano kuva hakiri kare. Inshingano ze mu rugo, inshingano ze zo ku ishuri, ndetse n'inshingano ze zo mu buzima bwa buri munsi. Kuba uri umubyeyi mwiza rero si ukuba intungane, ahubwo ni ukwiga ndetse no guhora usobanukirwa buri munsi. Kumenya ni ukuvuga ngo kugira ngo ube umubyeyi mwiza ni uguhora wiga no gusobanukirwa buri munsi ndetse no kwemera guhinduka. Andika komenti umbwire icyo wiyumvamo, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe niba ushaka izindi video z'ukuri gufasha umuryango. Murakoze cyane. Ni Arisho AI TV show, ntiwibagirwe rwose gukanda subscribe. Murakoze.